Gafaranga rero yaje asa neza cyane, ngira ngo utuvideo tumwe na tumwe mwagiye mutubona ameze neza, nubwo wenda bavuga ngo batinga umuntu uri muri gereza ngo ntago bameze neza, ariko Gafaranga ngewe uburyo namubonyemo nabonye ameze neza kurenza umugore we uri hanze. Wenda ndabizi abantu baraza kwandika comment banyita umugome nkuko ubushize byagenze, ariko nge mvuga ibyo ndi kureba n'amaso yanjye, kandi nundi wari wese bishobora kuba byamugaragarira ahubwo we akabyita ukundi kuntu ashaka. Ariko nge Gafaranga ishusho namubonyemo nabonye asa neza, kubera ko twabonye ukuntu yaje mu isogisi ry'umwera, agashati gateye ipasi, asa neza cyane, y'amarinete ye n'ibisanzwe aracyayambara. Ahubwo ahantu hari ikibazo gikomeye nuko umugore we na nubu akimeze nabi. Wa mugana abanyarwanda baca ngo manika gati wicaye wajya kukamanura ugahagarara, niko Annette Murava byamugendekeye. Kubera ko Annette Murava ngewe natekereje ko ajya gufungisha umugabo we wenda ku bibazo bari bafitanye, wenda wasanga yaravuze ati ato baramukozamo, nibamara kumukozamo bamutera ubwoba bawongere bamurekure. Nyamara wowe ibyo ngibyo urabitekereza nka Annette Murava, ariko ntago uzi inzego icyo ziba ziri gutekereza. Ni nayo mpamvu rero Gafaranga maze maya bezi yose wewe wari uzi ngo wenda aragenda amaremo icyumweru cyangwa amaremo ibyumweru bibiri agira ate ahita ataha. Bikaza rero kuba ka wa mugani ati agati ugiye kukamanura ugize gute uhagaze. Abakunzi ba Grace Empire tubahaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kubahereza ibiganiro bigiye bitandukanye. Muri iyi minsi nari nababwiye ko nzangenda mbahereza ibiganiro nkuko nabibasezeranyije, rero ndagarutse. Ariko narabasabye nti nyamuneka mumfashe mukande subscribe kugira ngo tujye tubasha kugenda tubagezaho ibiganiro, kandi gukanda subscribe nta mbaraga bisaba, ni umutima ukunze, kandi ubwo nubufasha muzaba mumpaye kandi muzaba mukoze cyane. Ku munsi rero wejo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 2025 Bishop Gafaranga yagiye mu rukiko kuburana ifungwa n'ifungura by'agateganyo. Aracyari muri ya minsi 30 kubera ko ntago arakatirwa, nta nubwo ntago icyaha kiramuhama, nta nubwo yari yagikurwaho kugira ngo afungurwe. Ku munsi rero wejo mu gitondo cya kare nko mu saa 12:00 nibwo Gafaranga yageze ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, niho yaburaniye. Noneho ntago yaburaniye Ubugesera nkuko ubushize byagenze, ahubwo noneho yaburaniye i Gasabo ku rukiko rwaho. Gafaranga rero yaje asa neza cyane, ngira ngo utuvideo tumwe na tumwe mwagiye mutubona ameze neza, nubwo wenda bavuga ngo batinga umuntu uri muri gereza ngo ntago bameze neza, ariko Gafaranga ngewe uburyo namubonyemo nabonye ameze neza kurenza umugore we uri hanze. Wenda ndabizi abantu baraza kwandika comment banyita umugome nkuko ubushize byagenze, ariko nge mvuga ibyo ndi kureba n'amaso yanjye, kandi nundi wari wese bishobora kuba byamugaragarira ahubwo we akabyita ukundi kuntu ashaka. Ariko nge Gafaranga ishusho namubonyemo nabonye asa neza, kubera ko twabonye ukuntu yaje mu isogisi ry'umwera, agashati gateye ipasi, asa neza cyane, y'amarinete ye n'ibisanzwe aracyayambara. Ahubwo ahantu hari ikibazo gikomeye nuko umugore we na nubu akimeze nabi. Wa mugana abanyarwanda baca ngo manika gati wicaye wajya kukamanura ugahagarara, niko Annette Murava byamugendekeye. Kubera ko Annette Murava ngewe natekereje ko ajya gufungisha umugabo we wenda ku bibazo bari bafitanye, wenda wasanga yaravuze ati ato baramukozamo, nibamara kumukozamo bamutera ubwoba bawongere bamurekure. Nyamara wowe ibyo ngibyo urabitekereza nka Annette Murava, ariko ntago uzi inzego icyo ziba ziri gutekereza. Ni nayo mpamvu rero Gafaranga maze maya bezi yose wewe wari uzi ngo wenda aragenda amaremo icyumweru cyangwa amaremo ibyumweru bibiri agira ate ahita ataha. Bikaza rero kuba ka wa mugani ati agati ugiye kukamanura ugize gute uhagaze. Ura mugore rero iyo uri kumwitegereza ubona yarabaye umunyabibazo, mu gihe we yaje kuri kamera akavuga ko nta kibazo afitanye n'umugabo we, akavuga ko ameze neza cyane, akavuga ko vuba hangaha araza. Icyo gihe avuga ngo vuba hangaha araza, twumvaga ko wenda mu minsi iri imbere arahitaza, ariko kuva icyo gihe yabivuga amezi 2 arashize, hafi 3. Bikaza rero kukumvisha ko umuntu wari wamubwiye ngo azakore kira kiganiro asa nkaho yari yamushutse, kubera ko nta kuntu wambwira ngo wowe nguriyumvisha ngo umuntu wawe ngo vuba hangaha araza utazi icyo amategeko ari kumuteganyaho, nta kintu na kimwe ubiziho.
Annette Murava nk'ibisanzwe yarahageze nk'uko n'ubushize yari yahageze, yariko ubushize yaje ahetse umwana, ariko ubu ngubu ubwo yaje adahetse umwana, yaje mu kajire k'umukara n'ingofero n'agapfukamunwa, yihishe itangazamakuru kugira ngo ritamubona, nyamara itangazamakuru riba ryahaserutse hakiri kare, menya banaharara uko nge nabibonye. Annette Murava nk'uko byari urura rubanza rwa Gafaranga rwavugaga ko ruzajya rubera mu muhezo, bitewe nuko ari urubanza rw'umuryango, nta bandi bantu bagomba kuruzamo ku ruhande. Ikintu rero cyaje kubaho, byaje kuba ngombwa ko noneho rutabera mu muhezo, barareka abantu barisanzura barinjira, Annette Murava baramwemerera arinjira, kandi mu rushize ntago bigeze bamwemerera kwinjira kuko bamusohoye hanze igitaraganya. Nuko hashize akanya bakimara kwivuga amazina, imyirondoro yabo, nta kindi cyabayeho. Gafaranga akimara kuvuga imyirondoro ye, nyuma yaho umucamanza aramubajije ati se nta kindi wongeraho? Ati ikindi nongeraho ngewe nuko ntakeneye ko urubanza rwanjye rubera public, ahubwo urubanza rwanjye nkeneye ko rubera mu muhezo, kubera ko ari urw'umuryango, abandi bantu ntago mbakeneye. Muri ako kanya Gafaranga akimara kuvuga gutyo, nta kindi cyabaye, bahise bagira gute, basohora abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bari bitabiriye urwo rubanza, bahita babasohora, urubanza rubera mu muhezo nk'uko ubushize byari byagenze. Bakimara rero kubasohora urubanza nyine rwarabaye, rukimara kuba rurarangira, urumva iyo rwabereye mu muhezo ntabwo menya ngo havuzwemo ibiki, gusa icyo twatekereje nuko akiri muri ya minsi 30, nta kindi kintu kiratangazwa hagati aho ngaho. Gusa Annette Murava, nyamuneka komeza ujye ku mavi usengera umugabo wawe, nta kindi kintu ategereje kitari ukumusengera, kuko niyo wajya kumusabira imbabazi byarageze ahantu hameze kuriya ntago byaba bigikunze, buriya urubanza rwe wararurangije. Abakunzi ba Grace Empire rero turajya tugenda dukomeza kubashakira amakuru agiye arambuye bitewe n'ibintu byasohotse ku mbuga nkoranyambaga. Mukomeze rero mukande subscribe kandi musharing bino biganiro byanjye, iyo nkunga yanyu irakenewe. Uyu yari Grace mwari muri kumwe nawe, iyi ni Grace Empire, murakoze cyane.